Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Amazina yanjye ni Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera uburyo bwiza kandi bwihuse bworoshye wateguramo umuceri urimo amagi. Ese wowe umuceri urimo amagi uwuteka gute? Umuceri rero nari nawutetse ku ruhande kugira ngo utaza gutinda. Nkaba nateguye n'amagi 4, nkaba nateguye na poivron imwe, nkaba nateguye na karoti 3 nto. Ubaye ukoresheje karoti ubona ko ari nini wakoresha karoti 2, negura n'imiteja. Ubwo rero mu magi nayamenye mpita nshyiramo agace 1/4 cy'akayiko gato ka turmeric cyangwa se food color, mpita nshyiramo 1/4 nanone cya black pepper, nongera nshyiramo umunyu muke cyane, nibwo ni pinch n'agapinch, umunyu muke cyane kuko ntabwo amagi rero ajya asaba umunyu mwinshi, nuko ndayakubita kugira ngo ibirungo ndashyizemo byivange. Ubaye wenda ushaka kurenzaho ibirungo washyiramo n'ibindi, ariko si ngombwa cyane, turaza kubiteka turi guteka imiteja na karoti. Ubwo rero imiteja nawe wayikata mu buryo wifuza, mu buryo ushaka. Njyewe nakase uturinganiye si duto cyane ku buryo nyine tutaza kuba twaburira mu muceri nanone cyane. Nuko rero nkata na poivron nazo wakata muri shape ushaka. Ushobora gukata shape nk'iyo wakasemo imiteja, ushobora gukata shape yindi nubwo wakata wenda uducube, ushobora gukata ari ndende nta kibazo, uko wakata uko wabyifuza kose nta kibazo. Nuko nyine ibintu burya bitetse iyo bikase mu buryo ubona ko nyine hari uburyo umuntu akatamo utuntu ukabona nyine turi kugaragara neza ku isahani. Ushobora kuvuga ati ngenda akata nyine design ya cube ukaba uri kubona ko ari cube nyine, wakata ari tureture ukatubona ko ari tureture, nyine biba bisa neza cyane. Nuko rero n'igitunguru nacyo nakoresheje igitunguru kimwe, karoti nazo ndazikata nyine nk'uko nakase imiteja. Ushatse rero karoti ushobora kuba wazongera, njye nakoresheje karoti 3 ntoya, wowe ushobora kuba wakoresha wenda izirenzeho bitewe n'uburyo ukundamo karoti. Gusa nanone biba byiza zitabaye nanone nyinshi cyane, ukabona ko nyine zidakabije, zitari nyinshi bikabije. Murabona ko rero nagerageje gukata nk'uko nakase imiteja ku buryo biza kuba biri gusa neza. Nk'uko nakomeje kubivuga, umuceri urimo amagi wawushyiramo ibintu ushaka bitewe n'ibyo wateguye. Ushobora no kuba ufite nyine n'inyama ugakata duto cyane ugashyiramo, nabyo biba ari byiza cyane. Rero hagezemo inyama, ku bakunzi b'inyama namwe muri kubyumva ko biba byahinduye isura, biba byabaye byiza cyane. Ushobora kuba wenda uvuga ati ngiye gushyiramo inkoko, nabwo ugakata duto cyane, ukaba n'ubundi wayikaranga ukayishyiramo, byose birakunda kandi biba ari byiza cyane. Ubwo urumva biterwa n'ikintu wowe ufite, ariko udafite n'inyama ushobora gushyiramo ibyo bindi, ugashyiramo imboga, ugashyiramo iyo miteja, ugashyiramo karoti zawe, nta kibazo. Ubwo rero tugeze aho gukaranga, ntange n'ubundi nkaranga ibitunguru nk'ibisanzwe, ariko ndibuze kubitinzamo cyane kuko ndashaka gushyiramo n'imiteja na karoti nyine ubundi bikarangane hamwe n'ibitunguru. Ubwo urumva rero ubaye ukunda ibitunguru bisa nkaho bikocagurika, ushobora kuba utabibanza cyangwa se wenda imiteja na karoti ukabikaranga ku ruhande, ku buryo uza ahangaha nyine ugera aho ukaranga igitunguru uhita nyine ubirangiriza byose icyarimwe. Ariko n'ubundi byose biba ari byiza nta kibazo. Rero mbanje gushyiramo imiteja kuko imiteja hari ukuntu ikomeramo kurusha karoti, hari ukuntu nyine ikomeye kurusha karoti, mbese ntabwo ishya vuba nk'ukuntu karoti zishya. Ubwo rero nabanje kuyigaragura gutya mu mavuta nko mu gihe cy'umunota 1 cyangwa se iminota 2, hari ukuntu iba bimaze kumera, ubundi ukaba washyiramo karoti. Karoti rero nazo ubaye rero ukudakunda imboga zihiye cyane, hari abantu badakunda karoti zihiye cyane, hari abantu badakunda n'imiteja ihiye cyane, bagakunda kubyumva ko nyine bifitemo kakantu ko kuba nyine katoroshye. Ubwo rero wabiteka umwanya utari munini, ariko ubaye ushaka ko bishya neza urapfundikira. Ubwo nshyizemo 1/4 cya black pepper, ubu ni akayiko gato ndi gupimisha n'ubundi k'akayiko k'icyayi cyangwa se k'isukari 1/4. Ubwo nshyiramo na 1/4 nanone cya turmeric cyangwa se food color, byaterwa n'icyo ufite mu rugo.
ubundi shyiramo n'umunyu. Umunyu nabwo ni muke dushiramo kuko mu muceri urimo, mu magi twakoze ku ruhande nabwo twawushyizemo. Urumva hano turakoresha umunyu muke, wakoresha n'ubundi igipimo usanzwe ukoresha mu rugo cyangwa se ugakoresha ingano y'umunyu bitewe n'ukuntu ukunda. Ngayo nguko rero ubwo turakomeza tugaragure kugeza tubona ko imiteja yacu na karoti bimeze neza mu buryo tubyifuzamo. Nkomeje cyane rero gushimira abantu bari gukora subscribe, abakomeje gukora subscribe no kuri Imana ibahe ibyiza, Imana ibahe imigisha. Niba nawe utarayikora subscribe ndagusaba ko wayikora, ugakora no kunzogera kugira ngo ninjya nshyiraho video ujye ubasha kuba tubibona. No kubihoza y'ijisho kuko nta mazi tuba twashyizemo bitaza kuba byashirira, kandi ubona ko ari koresha umuriro muke. Ubwo ndabona bimeze neza. Iyo nawe ubona ko bimeze neza utawongeramo poivron, za poivron twashyizemo. Gusa uba ukunda poivron zihiye cyane nk'uko wahisha imiteja cyangwa se na karoti, wazishyiramo uri gushyiramo imiteja cyangwa se na karoti, wabishyiranamo kugira ngo bize kuba byashya kimwe. Ariko njyewe nuko nyine nabitetse, ntabwo nashatse ko poivron zishya cyane, rero kugira ngo byibuze zise nkaho zorohamo bitamfundikiye, napfundikiye nk'umunota umwe. Ubwo rero bimaze kumera neza nahise nshyiramo amagi, ariko amagi kuyashyiramo babisaba ko ukomeza ukagaragura gutyo umureti uze kuza ucikaguritse, nibize kuza ari nk'umureti n'ubundi dusanzwe tubona ko ari umureti nyine, bisaba ko tubigenza gutyo kugira ngo uze kuba wacikaguritse. Ubwo umuntu ushaka kugaragura kuriya nk'umunota umwe gusa. Iyo ubona ko umureti wawe umaze gufata uhita wongeramo umuceri, icyo gihe umureti wawe uba wahiye, ubundi ukagaragura cyangwa se ukabivanga neza ku buryo nyine umuceri wivanga n'ibyo ngibyo watetse mbere n'izo mboga watetse mbere. Uyu muceri rero uraryoha cyane, uraryoha nibwo utari wagerageza, cyangwa se niba wenda wari usanzwe uteka umuceri urimo amagi utashyiragamo imboga gutya, wenda ushyiremo karoti, ushyiremo imiteja, bigerageze uzambwira muri comment. Biraryoha cyane kandi ni ibintu bisanzwe umuntu yakora nyine igihe icyo ari cyo cyose. Hari nk'ukuntu umuntu usanga asa nkaho nta kintu ari gutekereza yateka, kandi ufite nk'umuceri, ariko umuntu ateka nk'umuceri ugasanga ntabwo wigeze urangira. Rero iki ni igitekerezo cyiza cyo kuvuga ati, iki ni igitekerezo cyiza cyo kuba wawuvugurura. Hari nk'ukuntu uba wagiye mu kazi wasize umuceri nyine wari wenda utetse, ukagaruka nanone nimugoroba ukibaza se ndateka iki. Icyo ni igitekerezo cyiza. Ushobora gufata amagi yawe ukawuvugurura gutyo, uba uri ibyo kurya bisa nkaho bihindutse pe. Umuceri urimo amagi uraryoha, uba wahinduye niyo umuceri usanzwe. Hagati aho umuceri igihe natetse ku ruhande nta byinshi nashyizemo, nawutetse nyine bisanzwe. Murabibona rero ukuntu biri gusa, birasa neza cyane, ni nako binaryoshye. Mwakoze rero cyane kubona nanjye intambwe ku yindi. Ndabasaba ko mwakora subscribe niba mutarayikora, niba mwayikoze. Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibarinde, ibahe n'imigisha, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Salam.